Uzukuri ntari nzukuri ikigo gibigezaho. Uzukuri ari umwana wa procureur ariko. Wallahi ni nera. None wenda mukizwa n'ikindi feso rya boss. Ntago mwitaba. Fa toka. Toka mutaji. We toka. Ni ibibazo turi muri. Hava wamureze. Hava wamureze. We toka. Wakutica umuntu wadajyo. Ariko burya Babylon gutya sha. We. Wakutica umuntu man. Wakutica umuntu we. Senzira. Nundi munsi ndukamenyere uragarutse ariko nk'aya mahane yawe uhora na wowe ubundi gihe wabereye amaze kugufasha icyo ubwo amahane ganje gamaze kundeza ku bintu byinshi ubundi warumfasha ku ngufu weho ngiye ngufata ku ngufu nakwegera we ungura ibyo bintu byawe ndugira ngo njye mama neza ahora guhohotera buri munsi ukunda wishaki ariko kuki bakubwira ibyo bintu by'amagambo ukabifata nk'ukuri njye ntabwo nakubwiye ko ari marayika wanyoboye inzira akanzana we marayika we njyangora iyo mitwe ni wanjye do ndakwereka njyewe ubundi uranzi njyewe ndagucangira ndajya nk'ingutera njonogo ndagunze uranyumva neza ko nyagasane dana urusoni garuka ngwereke ubundi njyewe uranzi garuka ari ibyishimo byanjye uyu munsi ni umunsi mwiza ku bakundana umunsi abakundana baba babwirana amagambo meza sheri shushu sweetie honey kuku bote nandi mazina menshi cyane ariko icyo nakubwira burya mu buzima bw'urukundo ni uko buri ruhande rwakagombye kuba rucunga izamu ryako
wowe mukobwa ushaka gusura cyangwa se wowe mukobwa ugiye gusura umuhungu muri ghetto banza urebe kuri kalendari banza umenye ko utari mu bihe byawe byo gusama kubera ko hanze aha hari abatipe batera amadabo gusa ubwo ngubwo ndavuga iyo batera inda z'impanga ubwo ngubwo rero ejo bundi uzabuhamagara kuri Hahi FM ushaka kuvugana na Biremo ugira uti Biremo nagiye gusura umuhungu w'inshuti yanjye kuri Saint Valentin turangije turabikora none yaneye inda rwose nagiraga Hahi FM umuntu wanurire cyangwa se mumbwire icyo nakora mungira inama no man njye mbabwije kuri none ahantu narindi wallahi ni aboro nyine bavuga ngo tuzatahayo nyine tu njye nkubwije ko ndi kumwe na Marayika Gabriel none umwe witikora wigurukira nyine tu anyereka ngo Jesus dora katana ajya kwibeta nyine yiryamira Marayika man Gabriel umutikora agenda guruka nese aba Marayika bakuriye iki bagatuma ugaruka ku isi Peti reka nkubwire reka izo story urazana ibiceri by'abandi we nyine Dr. Jewe njye nuko nasanze nyine boro ziranga tuzadanje urumva none mbonye boro yahaye nyine tirenze mpitamo kugira gute sinari kuyiza kamubwire Peti wowe mu bintu utazi uzi ko natwe aba pampe bakurira boro tujya tupfa kwiyongoza man njyewe ntago njyewe mbyumva kabisa njyewe nakore ku rutsinga ahamagare papa we azana ipesi uko bimeze nyine nagirevo cyangwa uzi ko umuntu yaje kubara amazina ako man papa vugura muzo man urani shitani tabaho uriko uri kuvuga ngo ngene mu mujyi ruhande uranabaho man urani iyo intare zawe zirimo kukurya man nta nubwo nagutabara uri kuvuga ngo ngene mu gimbere ni nuza se bajya imbere ni ntama bajya imbere we nuko utamuzi man wowe kwa gipete undi byo tuvugura byumva okay asubundi amafaranga mushaka nangahe ako Peti uzi ibyo uri gukina nabyo uzi ko uri gusabwa 600 kandi bitarangiye umunsi I don't know man we no hi wangwe no zirenze zanjye wala ngoma garangahe ngoma garatandatu wala barayacukura ay karondo weko akomando tagahombe mani hano umuntu ashobora gukomaza abasaza mwana utwo dukaro twanyu ntabwo twazungaga twikiriye abasaza dukeye hasi mani siwe nyirabayazana ubundi wa byose abura warugiye mu biki arya bro doctor aratuvuga ngo kira gipete nicyo mu ngagari mani ariko se mwe bigiye nababwira ngo uramwana no kwa Prokere ntago mujya mwumva baratwikira mani none akose man ubundi wowe usigaye ucomiziye man ko tuba twasangiye urancika ukagenda man habura zira neze zari zigufashe bro ase nkubaza uri radio kuryo cyuvuga ubwo bugambo bwinshi man umujinya nta kintu udakoresha kandi nawe uri umuntu nago hareba ibibazo dufite ngo zane byo man ceceka wowe wagabanyije amagambo Mama. 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 Sauna irengo amakara ntabwo ari ukunyumva. None se gushiremo avoka mu gati. Harya ne wa mukobwa w'inshuti yawe yitwa nde? Wese kandi niba ari Nadia? Nadia. Se wamuhamagaye n'umwana we kaze tugasangira icyayi. Gusa mama wajya umbabarira kuko mbabarira ukumva utambehereza umunsi rwose urabizi ko umusara umunsi bakundana subizi none wongeye kugusigira umugati kirema akunyu tunywe icyayi twishime ibyo urabizana nyuma sibyo mama ariko ne
ubundi byawe bimeze bite? byanjye bikise Mbwira, ubundi nta gahungu cyangwa utuntu tw'utugabo tw'udusoresore tuza kugutereta? utwo natwo ni ukuri natwo. Ubu noneho ndahari n'uwaza kambona. ese ubundi kunyibukije uzasubira mu rugo ryari? Njya kumara iki? ese nawe urabona Serafina aba muri iriya nzu wenyine, ibaza ikizu kingana kuriya ku mwana w'umukobwa. None abuze iki? Ibyo kurya birahari, nta na kimwe abuze. Abashumba barahari bamukamira amata akanywa. Nzaba njyayo kumara iki? kandi koko Ndetse niba uzi ko wamazi. ibyo ntabwo bishoboka ni ukuri. amufasha gusuka icyayi. Serafi, ko naringiye hariya hirya ku maduka se nkuzanira agake kakunezeza. Umva ngubwire ibyo bintu bya ndabyo njaka kumva. Icyo ngeneye ni uko wanjakira amafaranga ejo ngitahira iwacu. Ako Serafi ntukirakaza utyo. Yego wenda mba nakubabaje, ako nawe ntabwo wakwirakaza utyo. Ariko nk'ubwo ngubwo niko ubayeho nta muntu w'umugabo ukurura cyangwa utera irari, urumva byo bitaba ari ikibazo. Oya tekereza nk'ubu ngubu turabana turi babiri hano muri uru rugo, nkajya mbyuka nkakuzamurira amazuru, ntabyuka nkakureza ingoyi, ntabyuka nkahekenya amenyo, ntabyuka nkabyimbya amajigo, byakunezeza? Oya none se ahubwo ubwo urumva ikintu bisobanuye? Icyo bishatse kuvuga ni uko icyo gihe nawe ntabwo waba uri mwiza, waba uri mubi, nta cyatuma umugabo agukunda, waba uzi ahantu bita muri mudasomwa, byaba ari nkawe. Ni ukuvuga waba utari ihoho, waba utari ihogoza, nyine waba uri mudateretwa nka mudasomwa nyine, urumva? Ni ukuvuga ngo nta kintu kuva ku kirenge mu mavi iki kugera ku mutwe waba ufite cyakurura umugabo. Ubona kuruye arahari kandi arambagije. Wakuruye? Ari we, ubwo si wakuruye ameze nkanjye se? Oya ndeba ari oya umugabo w'ishema, oya Siliveri umugabo w'igikundiro sha, umugabo wizihiye urugo akizira abaturanyi n'imiryango. Siliveri sha, oya ndeba ngewe uwo wakuruye mbwiza ukuri yubatse umubiri nkanjye, ariko uzi ko nakoze akaboko nkagahindura nk'umungwara cyangwa se ishoka sha cyangwa inyundo. Ngewe ndi umuntu ushobora kukurwanirira abanzi 12 nkakubita bose nkajugunya hariya. Uwo wakuruye se wakuruye, ariko mbwira, oya mbwira, uwo muntu wakuruye ni umukungu nka Siliveri? Buriya ntago ndakwibwira. Ubwo Siliveri uza amasambu mfite? Siliveri uza amazu mfite? Siliveri ngewe kandi reka nkubwire nubwo wigira utya, uriya ndakura nkabona ngewe nawe byavamo. Byavamo, ubundi byamara kuvamo tugahita twiyubakira isi yacu babiri nude. Unkundiye buriya ngewe nawe twaba babiri tukubaka isi yacu tukiberamo tugatengamara. Oya reka nkubwire, hari amakuru buriya udafite. Buriya uzi ko abakire bagenzi banjye batangiye kugura ibibanza ku kwezi rarine. Ni ukuvuga ngo nkundiye nkagukunda nyine, nanjye nahita ngurayo ikibanza cya babiri tukiberayo nta mihangayiko y'iyi si. Kanayogereza ibyombo. None se Serafi, nyine ngiye kugenda nyine, ahubwo
ahubwo ubwo ndibaza urumva ntago ndakumenya neza ngo menye ngo ukunda uduki utwo kwambara imbere inyuma utwo kurya utwo kunywa nyine ntago ndakumenya bizansaba nk'amezi 3-4 kugira ngo nkumenye neza ubundi njye mite nkuzanira akagushimisha ubwo se nzana gake mvura ngo ubwire nakubwiye ngo ntabyo ngeneye kumva ikintu njaka no kwanjakira amafaranga ngitahira ubwo rero nyine ndagiye merci harya mabuja neza wanze ko nzana n'umugati wagire ku buturage umugati wari uhari ariko umugati ni kawe birajyana kubera ikiza nanjye kubwira mu muryoherwa ariko nibutse ko nta n'isukari irimo byose kimwe rwose ntanjyana rwose bitari n'isukari gutya ni gutya bayinywa gutya ryoherwe da ibyo narinzi ibyo ngibyo bitarimo isukari ntabwo nta bintu bitarimo isukari niyo byagenda rwose wapi naho ubundi byo nkubwira rero buriya hano ni amahoro nta kibazo Sarafina Sarafe naho ubu murangendagura rwose nta kibazo nanjye nabonye umugabo kandi nanjye nakubonye buriya nasanze ukuri nanjye nabonye umugabo Sarafe ndashaka cya kantu keza nkuzaniye ma oya ntugire impungenge amafaranga aze kwa hari Sarafe toranyamo imyenda ahangaha nkugurire imyenda afite imyenda myiza cyane iyo umumama rwose ari gucuruza utwenda twiza ujya reba nk'iyo jipo rwose mama we urabona bitajyanye birajyanye ni byiza cyane ndabona nda urimo nakwambara oya Sarafi ntugasabye ibintu rwose oya reba nk'aka gapira nge nakarambagije kuva kare tugihura navuga nti nuko Silver Imana itangiza umukobwa ngo impa amabere ariko birimo oya kareba urabona bitapimwe neza sese uzi n'ikindi akangaka ngemise nkishyura diragita mushakira indi myenda di oya kandi ntugire impungenge wenda uvuga ngo wenda ni amafaranga nzagukata oya iyi ni impano ndi kuguha rwose oya genda ureba duturigwa iki afite imyenda myiza cyane reba nkaka oya yewe ndaho urimo ariko nakwambara nose nta myenda ushaka ndabona ari byose ari bigufi kandi ndago nambara imyenda migufi none se urashaka kujya uhora wambaye ibintu bikubura hasi kwitakara iyi myenda hari abimwayara oya rwose imyenda yanjye ni myiza cyane reba nkaka ngaka oya reba nkaka afite n'indi rega mfite imyenda dore ni imyenda y'abana rwose oya ni iy'abana rega Sarafi buriya ni iy'abana nta wamenya buriya twayigura nta wamenya oya cagura wowe rebamo reka nkwereke rebamo akenda kagukwira neza kamwe ari bwambara urusisiro rwose rugahindukira mpite njya kugurira burushete n'igito burushete none mvuze ngo iki none ndanabihinduye igitoki nyikuyeho burushete ni firiti ukunda umva bashyiraho nakitwa salade uragakunda uzina twatuntu bashyiraho tumama amatama yagabita mayonnaise mucagurire di byose ngabijya mucaguri cyangwa mbasha ducagura imwe keza gatuma abantu bavuga bati Silver ndahita nambara imyenda myiza jewe imyenda ijyanye n'igihe cyawe imyenda ijyanye n'igihe cyawe rwose ndago birahita bijyana zana imyenda birajyanye reka turebe cyegwe ngashiraho n'iki gitambaro wow ndagitega sibyo ngagira ngo gutya tukagenda ndagubira bijyanye kirakubereye ariko ntago ariko nizere ko udahendaga ntago mpenda rwose wowe cagura rega niyo yahenda se bivuze iki kuri njyewe ati bibyawe
Mbanera nese urabona dukoze iki ubu ngubu mwana? Dukoze iki? Ahubwo wowe mbwira kuntu twabigenza mwana, numva ari gute najya imbere ya boss mubwira ngo nta mari nta kashi, wowe ntubyumva kuntu byahita bigenda koko? Wowe igihe umaze ukorana na boss ntabwo umuzi koko? Erega nanjye mwana, iyi ni erere ya mbere mbayeho mu buzima. Erere? Erere, urumva wajya imbere ya boss ukamubwira ngo erere? Urumva ibyo ngibyo izo zamufata koko? Okay, reka nkore ukuntu tubigenza, sibyo? Reka tubayinga time kugeza, sibyo? Noneho uzamubwire ko narwaye nkaremba habashije kuderivaringa imari. Noneho ejo niba bitaracamo, sibyo? Njye nzahita mwinjirira mushonere staff ukuntu zimeze, ndabizi azashyiramo imiyaga, sibyo? Imiyaga? Keretse iyo miyaga nayishyiriramo akarambo kawe tu. Mani mubwire gutya, kandi nawe ujye unamumvugiraho neza tu, suri umuntu wanjye. Hi. Mishu. Hi. Ni karibu. Meze neza. Si hano wambwiza gutegereza uri mu duki. Shani ku mushuti wanjye ndetse we watinze. Nene watinze. I'm sorry. It's okay. Okay, merci. This is for you. Wow. Nagufungura akadobo. Okay. Mbona amatsiko yaranyishe. Ako Mishu, reka mubwize ukuri simbizi pe. Kuva nabo kuri iyi si nta musazi n'umwe ndahura ku isi umeze nkawe. Ubuse koko Munyakira uko nguko. Anyways, happy Valentine's Day. n'uyu munsi Nakubyize. ntabwo narimbiza, I'm sorry. Gusa ariko merci. Merci beaucoup. Rero kabasi dushaka hano tujya twicare turye tumeze neza, sibyo? Tunaganira. Rero reka ngufashe, sibyo? Ubwo rero tujyagana hino. Tujyagana hino. Mbwira aho ushaka. Ntekereza numve. manu waritse ibintu byo kunyica mugenga. Ako manu umuntu uri gufatura muzi waritse. Ako manu waritse. Man kandi ibintu uri gukora byagukoraho man. Nase waritse kunyica mugenga. Nase naguskuru kunyica man wanditse. Man kandi ibintu byagukoraho man kandi ibintu byita imikino waritse mugenga. Man waritse. Man waritse umugore waritse kunyica musenzi ukuri murangica ariko. Man waritse ukuri murangica waritse man. Man doctor mugenga aramaze iki man. Aiwe. Man waritse. Doctor waritse mugenga kareka kunyica man. Doctor man waritse. Akusa man waritse kunyi. Man uzi ibintu byagukora ibintu kandi byagukora. Man waritse. Man doctor waritse man doctor ibintu byagukora kandi. Doctor ibintu byagukora byetumikira. Doctor. Doctor waritse. Doctor waritse kunyica kandi ngapfuye man. Doctor waritse. Rwanira ejo hanjye
nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo burya ejo si kera twigendere tugere ibicu